None se twategereza dute? Ndagusuhuje kandi nkwifurije ikaze. Nkwifurije gukomeza kuba mu biganza by'Uwiteka. Intambara ni nyinshi, ukurwanywa ni kwinshi, amakuba ni menshi hirya no hino, ibitero Satani akugabaho ni byinshi. Ariko kandi Satani nubwo ari umurwanyi si umuneshi. Ndagira ngo nkubwire ngo Satani nubwo yahaguruka akakurwanya, ukomeze ujye mbere kandi ukomeze urugamba. Nubwo rwaba rukomeye gute, Satani ntabwo ashobora kunesha umunyantege nke wisunga Kristo. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Satani yaratsinzwe ku musaraba i Karuvari. Yesu yaramutsinze kandi amutsinda by'iteka ryose. Kandi Yesu yatsindiye n'abantu bose. Ntabwo Yesu yitsindiye gusa, ahubwo yatsindiye n'abantu bose. Yesu yatsinze Satani mu rugamba rwo ku musaraba. Uwo nguwo niwe n'uyu munsi wa none urimo gutsindira, niwe urimo ntsindira. Ubwo bimeze bityo, ubwo turi mu ruhande rw'Uwiteka, se umubisha wacu yaba nde? Ntawe rwose. Nongeye kuguha ikaze we tubana kuri iyi platform ya ubwishingizi karundura ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe. Ni umwanya dufata tukigana ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni rizima. Kandi ijambo ry'Imana ryandikiwe twebwe kugira ngo rituyobore, ritugeze ku gakiza. Kandi ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kutwemeza no kutwigisha no kuduhanira gukiranuka. Ibyanditswe byera rero ni ibyanditswe byera bigomba kutuyobora ku gakiza, kandi ako gakiza kabonerwa muri Yesu gusa. Ako gakiza karabonetse kugira ngo tukabone. Kandi iyo turebye muri Luka igice cya 24 umurongo waho wa 25 haranditswe ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe byera. Abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe byera. Ariko kandi Bibiliya ikongera ikavuga ngo witondere umucyo ukurimo udahinduka umwijima. Witondere umucyo ukurimo udahinduka umwijima. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo none se twategereza dute? Ni ikibazo. None se twategereza dute? Igihe kimwe kwihangana utanamuka no kugaruka kwa Yesu Kristo. Kwihangana utanamuka no kugaruka kwa Yesu Kristo. Igihe kimwe cyari icyumweru cyo gusenga. Icyumweru cyo gusenga abizera bamaze babwirizwa yuko Yesu Kristo agiye kugaruka ndetse ageze ku rugi. Pasiteri igihe yigishaga yerekana ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Pasiteri igihe yerekaga abantu aho Yesu Kristo ageze ndetse n'ibyerekana kugaruka kwe, abantu benshi barakangutse, benshi cyane bafata ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Abantu benshi bakiriye ubwo butumwa, imbaraga yari irimo muri ubwo butumwa. Abantu benshi baragurutse maze bakiriya iyo mbaraga. Ariko kandi mu kumara kwakira ubwo butumwa, mu by'ukuri bidatinze ababyeyi bamwe batangiye kwakira telefoni zihamagara zivuye ku bana babo bari muri iyo, kuvuga ngo cyari ikigo cy'ishuri, yari kaminuza. Abana babwiwe yuko batangiye kwakira amatelefoni y'ababyeyi. Ababyeyi batangiye kwakira amatelefoni, barabwirwa ngo Yesu ari hafi kandi ageze ku rugi. Yesu araje vuba bidatinze. Ababyeyi bakira amatelefoni ku bana babo bari muri iyo kaminuza, babwira amagambo akurikira. Umwana w'umukobwa yabwiye papa we Yesu agiye kugaruka vuba bidatinze. Ibimenyetso byo kugaruka kwe byarasohoye. Ageze ku muryango. Ntekereza ko nkwiriye guhagarika amasomo yanjye maze ngatangira gukomanga ku nzugi z'abantu mbabwira iyo nkuru.
umwana w'umukobwa, ntekereza ko ngomba guhagarika amasomo yanjye, ngomba guhagarika ibyo nakoraga, maze nkagenda kuri buri muryango wose nkomanga, mbwira umuntu uri muri uwo muryango, nkamubwira ngo Yesu araje, nkamubwira ngo nyamara kingura nkubwire inkuru nziza, Yesu araje. Ese koko byari kugenda bite iyo mbese papa we yamusubije ngo iki? Papa we yaramubwiye ngo ni byiza, nejejwe cyane nuko washimishijwe n'iki cyumweru cyo gusenga, ariko se kuki wakwifuza guhagarika ibintu byose aka kanya? None se kuki wakwifuza guhagarika ibintu byose aka kanya? Umwana w'umukobwa, ariko rero papa, ibi birihutirwa, ni ikintu cyihutirwa nkwiriye gukora vuba cyane, ni ikintu ntakwiriye guhagarika. Ngomba kugenda kuri buri muryango wose nkomanga, mbwira abantu inkuru nziza, mbwira abantu ibyo nakiriye muri iki cyumweru, mbabwira ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Umwana w'umukobwa yari yakiriye ubutumwa. Nibyo, ntabwo tugomba gukomeza kubaho nk'uko byari bisanzwe. Yesu agiye kugaruka. Umwana w'umukobwa yakomeje abwira papa we ngo ntabwo tugomba gukomeza kubaho nk'uko twari dusanzwe tubaho, kandi Yesu agiye kugaruka. Papa we ntangajwe no kumva uvuga utyo, ariko se ibiramambu ntiwazakorera Yesu neza kurushaho ubaye warangije amashuri yawe ugahabwa diplome yawe? Mbese ntiwatekereza ku bundi buryo bushya wamenyesha abandi bya Yesu n'igihe waba uri kwiga? Mbese ntabwo washobora kuba wakomeza kwiga, ahubwo ukaba wabwiriza ubutumwa kandi ukaba wakora umurimo. Bashinze imizi mu mijyi minini no ku mihanda migari y'iyi si, bahagararira Yesu kandi n'amaboko n'ibirenge byitangiye gukorera aboroheje hanyuma y'abandi. Iyo tugomba gutegereza kenshi biratuvuna cyane. Iyo gutegereza kenshi biratuvuna. Kenshi gutegereza ntabwo byoroshye. Iyo abanyeshuri ba kaminuza binjiye mu mwaka usoza amasomo yabo, usanga babaza bati mbese nzafata kuri sheki y'umushahara wanjye wa mbere ryari? Abana nabo babazanye ubwira bati ese Noheli izagera ryari? Abantu barwaye indwara yabaye akarande nabo barabaza bati mbese nzoroherwa ryari? Hari imvugo igira iti kwihangana n'umwe mu muco w'ubupfura, kandi muri iki gihe bisa n'imico y'ubupfura itakigezweho. Kwihangana bisa n'imico y'ubupfura itakigezweho muri iki gihe. Mbese ubupfura bwo kwihangana buracyagezweho muri iki gihe? Mbese muri iki gihe turacyihangana? Mbese muri iki gihe turacyategereza twihanganye? Turi mu isi irangwa no gushaka guhaza irari ry'ibyifuzo by'aka kanya. Turi mu isi idusaba yuko uyu munsi wa none twafata ibintu tukabishyira ako kanya, twafata ibintu byazakorwa mu gihe runaka tugahita tubibona ako kanya. Turi mu isi dushaka yuko uyu munsi wa none twahita tugera ku bukire ako kanya. Turi mu isi yuko twahita tugera ku iterambere ako kanya. Ndi mu isi yo kubona yuko uyu munsi nahita ngera ku birenzeho, ariko kandi siko bimeze. Turi mu isi tugomba kugenda twihanganye intambwe ku ntambwe. Ariko umwana arimo aribaza ati ese ubu ngubu uyu munsi wa none sinahagarika amasomo yanjye kubera kubona ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo ko bigeze hafi? Sinkwiriye kuba nahagarika amasomo yanjye bityo nkagenda kuri buri muryango wose nkomanga mbwira umuntu wese ko Yesu agiye kugaruka? Aburahamu na Sara bagombye gutegereza imyaka 25 yose. Iyo dusomye mu itangiriro ry'igiciro cya 12 umurongo wa 4 no mu itangiriro ry'igiciro cya 21 umurongo wa 5, iteka gutegereza ntabwo byoroha. Iyo turebye mu itangiriro igice cyaho cya 12 umurongo wa 4, itangiriro ry'igiciro cya 12 umurongo wa 4,
tubona Aburahamu ahabwa isezerano, kandi Aburahamu amaze guhabwa isezerano, Aburahamu yategereje iryo sezerano. Umurongo wa 4 uragira uti: Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Loti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburahamu yari amaze imyaka 75 avutse. Aburahamu yari yabwiwe yuko akwiriye kuva mu gihugu, agomba kuva mu gihugu, kandi kuva mu gihugu yagombaga kuva mu gihugu cya Uri y'Abakaludayo akajya mu gihugu cy'i Kanani. Ariko kandi tubona yuko Aburahamu ntabwo yahise akomeza urugendo ngo agende. Aburahamu byasabye neza yuko agomba kwihangana mu rugendo rwe, byasabye yuko Setera nawe agomba kubanza gupfa, agapfira mu rugendo, Aburahamu abona gukomeza urugendo. Shuti, ntabwo Aburahamu yahagurutse ngo ahite agera i Kanani, ahubwo byabaye ngombwa yuko agera n'i Harani agaturayo, kandi yari yahagurukanye ibitekerezo bijya i Kanani. Iteka gutegereza ntabwo byoroha. Mu by'ukuri ivuka rya Ishimayeli ryabayeho nyuma y'imyaka 11 Imana itanze isezerano rya mbere ryo kuvuka gusa k'umwana wa mbere. Umwana wagombaga kuvuka mu nzira yateganyije, mu nzira Imana yari yahaye Aburahamu yuko urubyaro rwe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Ariko Aburahamu arategereza ageza ku myaka 11. Iyo myaka 11 ishize nibwo Aburahamu yateshutse ku nshingano Imana yari yamuhaye, imubwira ko agomba gutegereza, kandi imubwira yuko urubyaro rwe rugomba kuzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Kuvuka kwe gusa naho kwabaye guteshuka inzira, kwaje guteza umubabaro mwinshi abakugizemo uruhare bose. Ni ukuvuga ngo umuntu witwa Ishimayeli amaze kuvuka, yaba umugore wa Aburahamu wabwiye Aburahamu ngo agende ashake arongore umuja we, yaba ndetse n'Aburahamu, ibi ngibi byaje gutuma babaho basuhuza umutima, ntabwo baje kubona igisubizo kirambye. Mu by'ukuri iyo turebye mu itangiriro ry'icyo cya 21 umurongo wa 5 haratubwira ngo, umurongo wa 5 haravuga ngo Aburahamu yabyaye uwo muhungu we Isaka amaze imyaka 100 avutse. Ku myaka 100 Aburahamu avutse niho yabyaye Isaka, kandi twabonye yuko ku mwaka wa 70 Aburahamu aribwo yavuye mu gihugu cya Uri y'Abakaludayo ajya i Kanani. None ku mwaka w'100 nibwo abashije kubyara umwana yari yarasezeraniwe. Shuti, ndagira ngo nkubwire ngo isezerano nubwo ryatinda ariko uritegereze, kandi uritegereze wihanganye. Aburahamu yakoze ibintu Imana yari yamubwiye yuko azabona urubyaro, ariko Aburahamu abikora mu buryo bwe. Aburahamu ntabwo yategereje isezerano ry'Uwiteka, ahubwo Aburahamu yashatse kwihutisha isezerano ry'Uwiteka. Nyamara kandi Aburahamu na Sara barategereje biratinda, kandi bakomeza gutura mu gihugu Imana yari yarabasezeraniye kubaha. Kimwe n'abandi benshi bakurikiye babeshwagaho no kwizera, nk'uko tubona intwari zo kwizera mu Baheburayo igice cya 11 guhera ku murongo wa 8 kugera mu murongo wa 12. Abaheburayo 11 hatwereka intwari zo kwizera. Uracyari kumwe na Marike nk'ibisanzwe, ariko kandi nk'uko dukomeza kujya mbere, nk'uko dukomeza kwizera Imana, reka n'ubundi dukomeze gusenga Imana, reka dukomeze kwiragiza Imana ngo Imana ikomeze ibane natwe muri uru rugendo, kandi Imana ikomeze iyobora inzira zacu, Imana ikomeze iyobora ibitekerezo byacu. Reka n'ubundi duhombeke amaso yacu, dukomeze kurangamira ibyo mu ijuru, kandi dukomeze kwiragiza Imana. Urakoze Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tukugirireho umugisha, ubwami bwawe bwimike mu mitima yacu, kandi uduhe gutegereza
dutegereze neza, kandi uduhe gutegereza twihanganye, uduhe gutegereza dukora, kandi uduhe gutegereza dushyira no mu bikorwa icyo ijambo ryawe risaba, kandi ikiruta byose niwerekanwa tuzahabwa ubugingo buhoraho. Nicyo nsabira n'abera bose ku bwa Yesu Kristo umucunguzi wanjye, amena. Aburahamu benshi ngo intwari zo kwizera, iyo turebye intwari zo kwizera nk'uko tuzibona mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 8 kugera 11, haranditswe ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye kujyaho yari agiye kugwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo. Abaraganwe na Aburahamu ibyo yasezeranijwe bose, kandi nk'uko yategerezaga, umudugudu wubatswe ku rufatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yaracuze, kuko yatekerezaga ko yasezeranije ariyo kwizerwa. Nicyo cyatumye umuntu umwe, kandi uwo yari ameze nk'intumbi, akomokwaho n'amahanga n'inyenyeri zo mu ijuru kuba benshi, kandi bangana n'umusenyi ari wo mu kibaya cy'inyanja utabarika. Kwizera niko kwatumye abangaba Aburahamu afata inzira akagenda atazi yajya, ariko ajya mu gihugu cy'isezerano yari yasezeranijwe. Kwizera kandi niko kwatumye abana aba mu mahema. Kwizera niko kwatumye na Sara ategereza igihe kirekire, kuko yari yabwiwe yuko agomba kubyara umuhungu. None se twategereza dute? Imana yarabikoze, nanone kandi izongera ibikore kuri wa munsi ukomeye ubwo izagaragara ku bicu byo mu ijuru. Mu Byahishuwe 14 umurongo wa 12, hatwizeza kandi hatwiringiza uburyo ibiranga ubwoko bw'Imana bwo mu bihe biheruka, uburyo buzaba bumeze, kandi abana b'Imana bo mu bihe biheruka uko bazaba bahagaze. Abana b'Imana bo mu bihe biheruka bazaba bakomeye kandi bashikamye ku Mana. Abo bana aho bazaba bari hose bazaba bafite kwihangana kandi bitondera amategeko y'Imana, kandi bazaba bafite kwizera kwa Yesu. Bazaba bafite kwizera nk'ukwa Yesu, ntabwo bazaba bafite ukwizera kwabo, ahubwo bazaba bafite ukwizera gusa n'ukwa Yesu. Bazaba bafite ukwizera guhwanye n'ukwa Yesu. Aba bana b'Imana nabo bafite bo mu bihe biheruka bazaba babeshejweho no kwizera. Bazaba bafite kwizera kandi barangamiye intekerezo zabo zirangamiye Yesu Kristo ugiye kugaruka. Batubwira ko ibiranga ubwoko bw'Imana rwose bw'imiheruka tuzi byerekeye kwizera Yesu no kwitondera amategeko y'Imana. Nyamara usanga turwana no gusobanukirwa no kugumya kwihangana. Umurongo wa 12 rero wo mu Byahishuwe hatwereka uburyo ubwoko bw'Imana bugomba kwihangana kandi bugomba kwizera Yesu, kuko ari we banze ryo kwizera bwabwo. Iyo turebye mu Byahishuwe 13 umurongo wa 10, Ibyahishuwe 13 umurongo wa 10 naho hatwereka uburyo abana b'Imana bazaba bameze. Nihagira ujyana abandi h'iminyago, nawe ubwe azajyanwa h'iminyago, kandi
kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Ni ukuvuga kwizera kw'abana b'Imana bizera badashidikanya yuko Yesu Kristo azabatabara kandi akabakura muri isi yangijwe. Ntabwo Yesu Kristo yageze abasezerana yuko muri isi bazahura n'ibintu byiza gusa, ahubwo yaberetse yuko bari mu isi ariko bagomba kuba mu isi bafite amahoro yo mu mutima, kuko ari umugabane umwe w'ibyangombwa biranga iri tsinda, nuko iri tsinda rirangwa no kwizera kwa Yesu. Iri tsinda rigizwe n'abantu b'indahemuka basobanukiwe n'ingengabihe y'Imana yerekeranye n'ibihe biheruka, bizera impano y'ubuhanuzi, kandi impano y'ubuhanuzi bizera Imana yatanze, ariko kandi ikiranga igikenewe cyane kuri abo bana b'Imana gikwiriye kwihutirwa ndetse gikwiriye no gushyirwa mu bikorwa, nuko gihatse ibindi, nuko abo bana b'Imana bafite kwihangana, bategereje bihanganye. Kwihangana no kutanamuka ni amagambo yomatanye cyane no kwizera dusoma mu Byahishuwe igice cya 10:10. Ababona ikibi barareba bakabona ikibi, bakabona ibibi bibagotse hirya no hino, bishobora no kubateshura ku Mana, bishobora no kubateshura ku kuramya Imana, bishobora no kubateshura ku mukiza wabo. Barabona ingorane zirabisukaho, ariko kandi barihangana bagakomera, bagakomeza gushikama, bagakomeza kuba mu ijambo ry'Imana, kandi bagakomeza guhoza imitima yabo kubiri hejuru mu ijuru. Ntabwo bazaryamira ukuri bazi, ariko kandi ntibazihisha mu bigo by'abihaye Imana bikingiraniramo, ndetse no mu turere twa kure tw'ubutayu. Bashinze imizi mu mijyi minini no ku mihanda mu migari yose, bahagararira Yesu, kandi n'amaboko y'ibirenge byitangiye gukorera aboroheje hanyuma y'abandi, nk'uko tubibona muri Matayo igice cya 25 ku murongo wa 40. Ni ukuvuga ngo aba bantu bitangiye gukorera abandi, bitangiye inkuru nziza yo gukorera abandi, gutegereza mu gihe biheruka. Rero uyu munsi wa none ibibwirizwa bye bivuga ku biheruka. Yesu yashyizemo igitekerezo gitangaje kandi gitanga umudendezo, kandi iki gitekerezo Yesu yatanze ubwo yavugaga ibizaba mu gihe cy'urubanza. Ashyira itsinda ry'intama iburyo, kandi ashyira n'itsinda ry'ihene akarishyira ibumoso. Iyo turebye mu gice cyaho cya Matayo igice cya 25 umurongo wa 31 kugera 46, aha tuhareba ibyo Yesu yavugaga igihe Yesu yerekanaga yuko hari abantu azabwira bakajya iburyo bwe ndetse abandi bakajya ibumoso bwe. Mbese nshuti yanjye, iyo urebye ubona uzaba uri mu itsinda, uze kuhasoma neza urebe icyo Yesu yavugaga hano, kuko hari abantu bagomba kujya ibumoso, hari n'abandi bagomba kujya iburyo. Mu bigaragara Yesu ntiyashakaga kuvuga iby'ubworozi bw'amatungo cyangwa ibiranga intama n'ihene. Mu nkuru Yesu yavugaga iby'umwana iby'ubwami bwe. Abakiranutsi bari iburyo, ubwami bwa Yesu Kristo, abakiranutsi bari iburyo, kandi abishimira kuba baramugaburiye, cyangwa se ku buryo abishimira kuba baragaburiye abashonji, baragize icyo bakorera abashonji, baragize icyo bakorera abandi, bararamije abandi, barabahaye amazi, barabahaye ibyo kurya bibakwiriye, kandi bakamara inyota abo bantu. Abangaba Yesu arabishimira, abangaba Yesu bamwambitse no kuba baramuramiye, bamwambitse. No kuvuga ngo Yesu abangaba bamugaragaje ko yagomba kugaragara. Yesu yarababwiye ngo nimuze mujye iburyo bwanjye, kandi abwira n'abandi babandi batagize icyo bishingikirizaho, babandi bateze imbuto zikwiriye bihanye. Iyo shusho iyo
tuyirebye muri ubu buryo, iyo turebye ibyanditswe byera muri ubu buryo, dusobanukirwa n'icyo Yesu arimo avuga uyu munsi wa none. Icyo arimo yerekana kandi acyaha n'abiyita yuko barimo bamukorera nyamara batarimo bamukorera. Icyampa njye nawe uyu munsi tukaba turi mu ruzabibu rwa Data, mwami wanjye Yesu. Aba bantu bazisubiriza ubwabo, bazavuga bati ese ko tubwiye ngo twakoze ibi ngibi, twabonye ushonje twarakugaburiye, twaguhaye amazi igihe wari uyakeneye, nabo bazavuga bati ese mwami wanjye twakubonye ryari ushonje turakugaburira, twakubonye ryari ufite inyota tukaguha amazi. Arabibwira umurongo wa 37 niwe arimo avuga, arababwira ati ubwo mwabikoreye bariya boroheje ninjye mwabikoreraga. Azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data baboroheje bari hanyuma y'abandi, ninjye mwabikoreye. Umurongo wa 40, igihe mwakoreraga babandi boroheje ni Yesu Kristo mwabikoreraga. Ntabwo rero guhagarika ibyo wakoraga kugira ngo kunde ujye gutebutsa ukugaruka kwa Yesu, ntabwo ari byo bikwiriye. Ahubwo ukwiriye gukora mirimo yawe, ariko ukibuka yuko aboroheje bakwiriye nabo kwegerwa, aboroheje bakwiriye kugira ibyo bahabwa, aboroheje ukwiye kugaburira ijambo ry'Imana, kandi ukwiriye no kugira icyo umarira abatuye iyi si. Gutekereza ko mu minsi iheruka ari ugutegereza dukora, bisaba kugira icyo dukorera abari mu mage ndetse no kwifatanya n'abayizera abicwa. Baduhamagarira gutera intambwe tukava aho turi twiturije, maze tugasanga abantu mu bisanzwe twagombaga gusanga. Imana irimo iratubwira ko dukwiye no gusabira n'abandi, haba mu bigo bigamije kuzana impinduka cyangwa se ahantu harangwa imico y'abisi, ndetse no mu mijyi ikennye cyane, cyangwa mu ivuriro rito ridafite ibikoresho bihagije, ryaba riri mu cyaro cyaho turi hose, haba mu cyumba cy'inama nkuru y'abayobozi bacu. Ahantu hose dukwiriye kwamamaza inkuru nziza, dukwiriye kuhageza ibirenge by'ubutumwa bwiza, dukwiriye kubwira abantu, kandi dukwiriye no kubasanga tukifatanya nabo mu byo barimo. Dukwiriye gusanga abantu niba bashonje tukagira icyo tubaramiza, cyangwa niba hari icyo bakennye tukabafasha. Mu by'ukuri mu gashyamba cyangwa se ahantu ariho hose, Yesu igihe yajyaga mu gashyamba ka Getsemane, Yesu yarakeneye ko abantu baba kumwe nawe. Yesu yarakeneye ko abantu bamufasha kwegerana n'Imana. Yesu yarakeneye ko abantu bamukomeza, ariko Yesu igihe yarakeneye abantu bamukomeza ntabwo yababonye. Uyu munsi hari abantu bakeneye uko bakomeza, kandi uyu munsi hari abantu bakeneye uko bafata amaboko, bityo tukazagirana mu bwami bwo mu ijuru. Shuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo Ellen White yaranditse ngo dutegereje kandi duhanze amaso umunsi ukomeye kandi utangaje uzashyira iherezo ku mateka y'isi. Nyamara ntabwo dupfa gutegereza gusa, tugomba gukorana umwete turi maso dutegereje uwo munsi ukomeye. Itorero rizima ry'Imana rizaba ritegereje riri maso kandi rikora. Nta muntu n'umwe ugomba kuba hagati na hagati. Tugomba guhagararira Kristo dukora, tugakoresha umwete udacogora kugira ngo dukize abantu bagana mu irimbukiro. Uyu munsi wa none dukwiriye gutebutsa kugaruka kwa Yesu Kristo, dukwiriye gutebutsa kugaruka kwa Yesu Kristo dukora, kandi tugagutebutsa twiga ijambo ry'Imana, kandi buri wese abwiriza, kandi buri wese abwira abantu iby'inkuru nziza. Dukwiriye gutegereza duhanze amaso umunsi ukomeye kandi uzashyira iherezo ku mateka y'iyi si. Abari hirya, hari indi ngingo ijyana no kwangirika, hari indi ngingo ijyana no kwihangana utanamuka, ko mu bihe biheruka gutegereza umwami wacu ugiye kugaruka akatujyana mu ijuru.
akatujyana imuhira, ntabwo ari ugutegereza ko impanda zivuga gusa, ntabwo abadukikije bakeneye kubona twatwawe birenze urugero, kandi ntibakeneye kumva ibihuha by'ibintu by'agatangaza. Uyu munsi ntabwo abantu bakeneye ko tubabwira ibihuha by'agatangaza, ahubwo abantu bakeneye yuko batubona, abantu bakeneye yuko tubasomera ibyanditswe byera, abantu bakeneye yuko tubabwira ibyanditswe byera tubahumuriza, kandi tukababwira yuko uyu munsi wa none Satani arimo akora cyane, kandi Satani arimo akora kandi nibishoboka yuko azayobya n'intore niba bishoboka ko ziyoba. Satani nawe azakoresha n'ibyanditswe byera. Tukwiriye guhumuriza abantu tukabereka yuko Satani n'ubundi nta nahamwe adakorera, kandi Satani yuko ahantu hose atega imitego, kandi Satani yuko uyu munsi wa none arimo ashaka abantu benshi ngo babashe kurimbukira mu bibi. Uyu munsi wa none reka dushimire Imana ko ubutumwa bwiza bwabibywe, kandi reka dushimire Imana ko Imana yaduhaye ibyanditswe byera kugira ngo tubigenderemo. Matayo 24:24 haranditswe ngo Satani azayobya n'intore niba bishoboka ko ziyoba. Itotezwa, guharabikwa, kugerekwa ukuri, kugoreka ukuri, ubwaka no guhindagura ibintu byagiye biba ibikoresho byo mu bubiko bw'umwanzi gica w'Imana, kandi n'ubu niko biri. Satani iteka aratoteza, Satani iteka ararabika, Satani iteka agoreka ukuri. Uyu munsi wa none abantu barimo baragoreka ukuri. Uyu munsi Satani arimo aratuma abantu bigisha kandi bakigisha n'icyo Yesu ubwe yavuze abantu badakwiriye batazi. Icyo kintu kizwi gusa n'abamarayika bo mu ijuru, kandi icyo kintu kitarahishurwa. Uyu munsi wa none Satani arimo aratuma abantu bashyiraho umunsi n'itariki Yesu Kristo azaziraho. Satani kandi tubona yuko ngo abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi. Shuti, ndagira ngo nkubwire ngo ufate igihe usome kandi wiga ibyanditswe byera, kandi ibyanditswe byera byonyine nibyo bizakuyobora, ubundi uturize imbere y'Uwiteka, kandi Uwiteka azaguha umugisha. Birashoboka yuko uyu munsi wa none iki cyigisho naba ari ubwa mbere cyangwa se ari ubwa nyuma nkigishije, ariko kandi nubwo bwaba ari ubwa mbere cyangwa ubwa nyuma, icyo nakubwira cyo nuko Satani uyu munsi wa none arimo arakora ibishoboka byose kugira ngo ashyire abantu benshi mu rujijo, kandi iyo abantu bamaze kujya mu rujijo nibwo abantu benshi Satani aba arimo abajyana ku irimbukiro, kuko bisoza bamwe babivuyemo, abandi babitaye, abandi bya bintu babwiyeyo bitabaye baravuga bati ba bandi batubwiraga n'iby'amabeshyo, ibyo batubwira ntabwo ari ukuri. Ibyo ngibyo Satani rero arabyishimira cyane, kubera ko atuma abantu benshi bizera ibinyoma, kandi ibyo binyoma bizeye iyo bidasohoye, Satani icyo gihe aba ageze ku ntego, kandi ubwo butuma ntabwo ari Imana iba yabutanze, kuko na Satani nawe ni umubwiriza karahabutaka, afite n'abakozi be kandi akoresha umurimo we. Nyamara rero icyo Yesu yatekerejeho mu bibwirizwa bye bivuga ko mu bihe biheruka nta kindi uretse umurimo w'Imana no kwamamaza ubutumwa. Yaravuze ati, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo buhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize. Matayo 24:14. Mbega uburyo kumenya ko Yesu adashobora gutungurana bidutera ubutwari. Yesu ntabwo azatungurana, ahubwo igihe ubutumwa bwiza buzabwirizwa, igihe ubutumwa bwiza buzabwira buri munyabyaha wese akamenya icyo Yesu yamukoreye, icyo Yesu ari kumukorera, n'icyo Yesu azamukorera ubwo azaba agarutse. Buri munyabyaha akamenya yuko yababariwe ibyaha bye, buri munyabyaha akamenya yuko Yesu yapfuye kubwe, buri munyabyaha akamenya impongano Yesu yatanze ahongera ibyaha bye, buri munyabyaha akamenya icyo Yesu yamukoreye. Uyu munsi umuntu wese uzamenya ibyo kandi akizera ukuri azakizwa. Umushoferi wa bisi igihe yajyaga ategereza abantu minota 7 ngo abone abagenzi, yagombaga guhura
ku mpera y'umuhanda yakoragaho. Iyo mpera y'umuhanda umushoferi yiyemeje kugira icyo akora. Umushoferi igihe yategerezaga abagenzi iminota 7, iyo mpera yaho yari ahantu habi cyane mu mujyi. Ubwo yari ategereje kubona abandi bagenzi, yaje kubona ahantu hari harunzwe imyanda ihindanye, yari parasitike n'ibindi myanda yari yandagaye ahantu hose. Uko yahoraga buri munsi ahaparika, uwo mushoferi yitegerezaga aho hantu hari umwanda, maze uwo munsi umwe afata icyemezo. Hari ibintu yagombaga gukora kuri aho hantu hasaga nabi. Yasohotse mu modoka maze atangira gupakira imyanda mu gafuka kanini, mu gifuka kinini. Ubwo iminota 7 yashiraga, yasubiraga mu modoka. Iminota iyo yashiraga yasubiraga mu modoka, akongera agatwara abagenzi. Ibyo yaje kubikora akamenyero, kandi iminsi iragenda irashira. Yahagararikaga imodoka agasohoka maze agatangira gukora isuku. Abantu bari baturiye aho hantu baje kubona impinduka. Umunsi umwe ya myanda yose yari yamaze gukurwaho, maze wa mushoferi azana ha hantu imbuto z'indabo ndetse n'udufuka duto two kuziteramo. Yatangiye gutera ubusitani. Abantu baje gusoma iby'iyi nkuru mu kinyamakuru batangiye kujya bategereza bisi bakagera ha hantu. Bamwe bakavamo bagafasha wa mushoferi mu gihe yabaga ari kuhagirira bwa busitani, igihe yabaga arimo kubuvomerera. Abantu baraje baramufasha. Abandi nabo bashimishwaga cyane no kwitegereza aho hantu. Iminota 7 gusa buri munsi yari ihagije ngo habeho guhindura no guhinduka, habeho umuntu ahindure, cyangwa se umuntu abashe kuba yakora ubusitani. Ahantu hari imyanda haje guhinduka ubusitani bwiza. Ahantu hari habi cyane haje guhinduka ahantu heza, ahantu h'abanyaburanga, ahantu buri wese yishimiraga. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none dufite imitima yacu yandujwe n'icyaha. Imitima yacu Satani yarayangije, ariko kandi uko tujya imbere ya Yesu iminota, uko tujya imbere ya Yesu buri munsi, ntabwo ariko ejo bizaba bimeze, ahubwo Yesu ahora hindura imibereho yacu. Mbese Yesu waba waragereye imbere ye ngahindura imibereho yawe? Nyamara gutegereza biragorana kandi bica intege, bidutera gutegereza ku mpamvu idutera gutegereza. Dukwiriye gutekereza ku mpamvu idutera gutegereza. Ni ukuvuga ngo uyu mushoferi igihe yategerezaga abagenzi, yitegereje ahantu yari ari, abona icyakorwa, nta kindi yagombaga gukora isuka aho hantu. Natwe igihe tugereje kugaruka kwa Yesu Kristo, dukwiriye gukura ibisitaza mu nzira yacu, dukwiriye gukura ibyangwa n'amaso yacu imbere yacu, kandi tugakora umurimo wo gutegura imitima yacu ndetse no gutegura imitima y'abagenzi bacu, kugira ngo dutegurire Yesu Kristo abantu bagomba guhabwa ubugingo buhoraho. Nyamara mu gihe dutegereje, Imana ishaka kuduha kwihangana kutanamuka kugomba kuranga abera bo mu bihe biheruka. Mu gihe dutegereje guhamagarirwa kwinjira mu mirimo yacu, maze tugahaguruka tukajya mu mirimo, ni ukuri Yesu agiye kugaruka bidatinze. Ni ukuri ashaka ahantu bafite imitima n'intekerezo byitanze rwose. Ariko mu gihe dutegereje, reka dukomeze dukorere aho twaba turi hose, tumukorere n'umutima wacu wose, ubugingo n'imbaraga zacu zose, nk'uko tubona mu Gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 6 umurongo wa 5. Dukwiriye gutegereza Yesu Kristo muri mwe ibyiringiro by'ubwiza, ibyiringiro byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Abatabazi bo mu cyaro mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California muri Amerika bahuye n'ibihe bitaboroheye ubwo bageragezaga
gukura mu manga umugabo wari wakomeretse bashaka kumugeza ku muhanda nyabagendwa. Nubwo icyo gikorwa cy'ubutabazi ubwacyo cyari giteje akaga kandi kirimo n'ingorane nyinshi, uwo mugabo wari wakomeretse nawe ubwe yatumaga ibintu birushaho gukomera umuntu wese wari waje kumutabara. Umuntu wese araje kumutwara, ubwo kajugujugu y'abatabazi yazereraga hejuru ye yiteguye kumutwara, yigize nk'uwataye umutwe, maze atangira guterana imigeri akubita hirya no hino. Yari afite ubwoba bw'amafaranga azishyuzwa kubera ubutabazi yari agiye gukorerwa. Ubwo itsinda ry'abatabazi ryari rimaze kumwumvisha ko ubwo abutabazi atazabwishyura rwose, niho yagabanyije amahane maze yemera gutabarwa. Uyu munsi uwo mugabo yagabanije amahane ubwo yabwirwaga yuko ubwo butabazi atazabwishyura, nibwo noneho yemeye guhabwa ubutabazi. Mbese gukora biratureba. Mbese uyu munsi wa none gukora biratureba twebwe dutegereje kugaruka kwa Yesu Kristo. Mbese twategereza gute? Mbese twakora iki? Mbese wumva wifitemo gutabarwa kwawe? Mbese wumva utegereje gutabarwa? Mbese wumva ute ibyo gutabarwa kwawe? Mbese numva gute ibyo gutabarwa kwanjye? Mbese witeguye gutabarwa na Yesu? Mbese waba witeguye kumusanganira uyu munsi? Nubwo twese tuvuga ko twizera ko Yesu adukiza, benshi muri twe bagiye gushidikanya by'akanya gato kugira ngo babone gusubiza ikibazo tubazwa uyu munsi. Mbese Yesu aramutse aje uyu munsi naba niteguye? Urugero ijuru ryashyizeho rurahanitse. Ibyo dusuzumye ubuzima bwacu twitonze, dushobora kugera ku mwanzuro umwe rukumbi uvuga ko twese turi abanyabyaha. Nk'uko tubona mu Baroma igice cya 9, twese turi abanyabyaha. Ntabwo ubwacu twurura ibyangombwa byatuma tujya mu ijuru. Hari igitekerezo gikorwa, hari ikintu gikeneye gukorwa, hari ikintu twakorerwa kugira ngo tuzabe abazajya mu ijuru, nubwo twese turi abanyabyaha. Amadini menshi yo ku isi afite ikintu yahuriyeho, avuga ko hari uko agomba kugira ngo ugere icyo uhabwa, hari icyo ugomba kuzana kugira ngo ugire icyo uhabwa. Agakiza kagomba kubonwa wagakoreye. Ndetse iyi myumvire ishobora kwinjira no mu madini ya gikristo mu buryo butagira igaruriro. Buri wese agomba kumva yuko agakiza agomba kugakorera. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo abantu benshi baraho barashaka yuko agakiza bakabona ari cyo batanze, baraho barashaka yuko agakiza bagakorera. Ariko kandi uyu munsi wa none mwakirijwe kubw'ubuntu, ntabwo byavuye ku mirimo yacu ngo hato tutagira icyo twirata. Niba wakirijwe kubw'ubuntu, nta kintu na kimwe watanze. Ariko kandi amadini n'amatorero menshi uyu munsi wa none arimo arerekana yuko umuntu agira icyo akora kugira ngo akizwe. Dushobora gutangira kwishingikiriza ku masengesho yacu, kugusoma Bibiliya, cyangwa kugira ibyiza dukora kugira ngo ahari biduheshe ibyiringiro ko tugiye gutungana. Hari imvugo iteye urujijo rwose, nk'uko ari iri mvugo ngo wongereyeho ibyo nkora nibyo binkiza. Wongeyeho ngo ibyo nkora nibyo binkiza. Ku ruhande rw'ubutungane ijuru risaba iteka hariho urugendo rwo gukura. Ntabwo ari imibereho idatera intambwe, kandi ntabwo mugabane na muto w'icyo twakora icyo ari cyo cyose tugezaho. Nta kintu na kimwe twakora ngo tugeze ku butungane, ahubwo tugomba gukomeza komatana na Yesu. Ikintu cyatugeza ku butungane bushyitse ni ugukomeza komatana na Yesu, ni ugukomeza kubana na Yesu, ni ugukomeza gufata Yesu, ni ugukomeza urugendo twomatanye na Yesu. Nk'uko twabonye umushoferi yakomeje kandi agakora. Umushoferi yaparikaga iminota 7, kandi muri iyo minota 7 byafashe igihe runaka kugira ngo arangije gukura ya myanda hahandi. Niko natwe uyu munsi wa none urugendo rw'agakiza ari urugendo rukomeza. Ni urugendo rukomeza intambwe ku ntambwe. Ntabwo ari urugendo, ahubwo ni uguhora twomatanye na Yesu, ni uguhora tuvugurura imibereho yacu, kandi ni uguhora uyu munsi wa none turi imbere ya Yesu.
ntabwo bivuga yuko uyu munsi wa none utazagira icyo ukora, ahubwo imibereho yanjye yose ni imibereho ishaka ubwami bwo mu ijuru. Inkuru nziza dufite uyu munsi, birashoboka ko tugiye kumera gato nk'uriya mugabo wari warakomeretse, dutinya gutabarwa bitewe n'uko tuzi ko tutashobora kwishyura ubutabazi, dutinya gutabarwa bitewe n'uko tubona ko tutashobora gukora ubutabazi. Umugabo igihe yari yaguwe mu manga, baje kumutabara kugira ngo itsinda ry'abatabazi rimutabare, ariko umugabo kubera gutinya ibyo azishyura, umugabo yabaye nk'usazi. Ariko igihe bamwerekaga yuko ubutabazi bwose yabukorewe kandi azabuhabwa ku buntu, uyu mugabo noneho yacishije make. Ndagira ngo nkubwire ngo natwe uyu munsi wa none Yesu yishyuye ikiguzi cy'icyaha, izina ry'Imana acurabwa icyubahiro. Yesu yishyuye icyo byasabaga kugira ngo agakiza kaboneke. Nyamara hariho inkuru nziza, kandi mu by'ukuri ni inkuru nziza, kuko ni inkuru koko twese turi abanyabyaha kandi ko tutashobora kwishyura igihano cyacu, ariko Yesu yapfiriye ibyaha byacu kugira ngo twe tuzapfa gutyo, twebwe kuzapfa nk'uko urwo rupfu rwagombaga gupfa, ariko Yesu yapfiriye ibyaha byacu kugira ngo twebwe kuzapfa kubera ibyo. Yesu nk'uko tubona mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5:21, Yesu yishyuye ikiguzi cy'icyaha ku musaraba. Yesu yagiye mu cyimbo cyacu kugira ngo tubaturwe. Ntabwo dusabwa kwishyura ubutabazi twagiriwe, ahubwo twishyuriwe rwose Karuvari mu buryo bwuzuye. Twishyuriwe Karuvari icyo byasabaga kugira ngo umunyabyaha ababarirwe. Twishyuriwe ku musaraba Karuvari. Iyo twemeye ko Yesu ari umukiza wacu bwite, dushobora kugira ibyiringiro bishyitse mu by'uko Yesu aramutse aje aka kanya twaba twiteguye kumusanganira. Iyo twiteguye, iyo twakiriye iyo ncungu, iyo twakiriye icyo twakorewe ku musaraba, twishobora kwizera kandi tudashidikanya yuko Yesu aramuje aka kanya twamusanganira. Mbese ufite ibyiringiro byo gusanganira Yesu uyu munsi wa none aramutse aje? Mbese uyu munsi wa none ko utegereje kugaruka kwa Yesu Kristo? Mbese Yesu Kristo aramutse agarutse koko wajyana nawe? Mbese Yesu Kristo aramutse agarutse najyana nawe? Ndagira ngo nkubwire ngo nahawe nahanjye kugira ngo dukure inkomyi mu nzira yose, kugira ngo Yesu Kristo abashe kuba twagira imico nk'iyewe. Si iby'agaciro gake. Ubuntu rero twagiriwe ntabwo ari ubw'agaciro gake, ahubwo dukwiriye gufata ubu buntu tukabugira ubw'agaciro kenshi, kubera ko Imana ishaka kuduha ibyiringiro by'agakiza, nk'uko tubona mu Baroma igice cya 8:31 n'umurongo wa 32. Ariko tuzagira ibi byiringiro igihe gusa tuzaba tureka guhanga amaso umwete wacu no kwirebaho ubwacu, ahubwo tugahanga amaso ibyo Yesu yadukoreye. Ibi byiringiro by'uko Yesu ari ibyiringiro by'agakiza ntabwo bishobora kuza igihe cyose tukirebaho, ahubwo igihe cyose twikuyeho amaso tukabona yuko ibyo dukora byose n'umwete wacu ntacyo byatumarira, ahubwo icyagira icyo tumarira uko ari amaraso Yesu Kristo. Iyo bigenze kuri iyi ngingo, abakristo benshi barahangayika. Kwemera ibyiringiro Imana iduha bisa rwose n'ibyoroshye cyane, kandi baterwa ubwoba nuko agakiza kahinduka ubuntu bw'agaciro gake, maze abantu bagakomeza kwibera mu cyaha. Nyamara bavuga ko batababarirwa batagize icyo bakora, batababarirwa batagize impinduka bakora, batababarirwa batagize icyo bikorera bo ubwabo, bagakomeza kwibera mu cyaha. Nyamara bavuga ko bababariwe batagize n'impinduka na zimwe mu buzima bwabo. N'uyu munsi wa none abantu benshi dukeneye kugira impinduka mu buzima bwacu. Agakiza ni ubuntu, ariko ntabwo nubwo ari ubuntu ari ubw'agaciro gake. Impano y'ubugingo buhoraho tuyihabwa byasabye ikiguzi gikomeye cyane birenze uko dushobora kubitekereza. Uko duhabwa
yuko iyi mpano yabonetse, impano y'agakiza yabonetse kubw'igiciro cyinshi cy'amaraso yamenetse ku musaraba i Kaluvari. Rero gukinisha aya maraso ni uguteta mu bikomeye bitazabura kunkoraho. Uko gutabarwa kwasabye Yesu gutanga ubugingo bwe, kandi nubwo ari impano y'ubuntu, buri we hari uruhare tugomba kugira. Gusobanukirwa neza uko gutabarwa Bibiliya ivuga bishobora kudufasha uyu munsi wa none kunamba kuri Yesu uko byagenda kose. Nibyo byiringiro tugomba kugira. Tugomba kunamba kuri Yesu nk'uko tugomba gutegereza. Mbese ubundi twategereza gute? Kunamba kuri Yesu. Kandi twabonye isomo ritubwira ngo abihangana bakageza imperuka. Aba bantu bafite kwihangana kandi bafite kwizera kwa Yesu. Abangaba rero bafite kunamba kuri Yesu, kandi uku kunamba kuri Yesu niko nge nawe dusabwa. Yakobo yari azi ko akeneye gutabarwa. Yari yumvise ko umuvandimwe we Esawu ari mu nzira aza n'ingabo ze aje kumusanganira. Igihe Yakobo yari arimo ahunga Esawu, igihe Yakobo yari arimo asanga amatungo amusaba amahoro, yamworohereje, ntacyo yamuhinduyeho. Esawu yaraje kandi afite umugambi wo kwihorera. Yakobo yohereje umuryango we imbere bambuka umugezi, maze asigara wenyine yinginga Imana ngo imutabare. Yashakaga uwamutabara akamukiza Esawu, ariko nanone yari azi ko nk'umubeshyi ndetse n'umuriganya nta burenganzira afite bwo gusaba Imana ngo imutabare. Igihe gutabarwa kwazaga, ntabwo Yakobo yamutereranye. Yakiranye n'Imana yibwira ko ari umwanzi uri kumurwanya. Bigeze mu museso niho yamenye uwo yakiranyaga, maze abona ibyiringiro yari akeneye. Kubera iki? Iyihe mpamvu yayibonye? Yakobo yarekeye aho gukiranya Imana, ahubwo ayifatanyaho akaramata. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none dukwiriye guhora turi kumwe n'Imana, kandi dukwiriye guhora dusaba Imana, dukwiriye guhora twihereranye n'Imana, kandi dukwiriye imihagarike yacu yose dukwiriye kwiyomatanya n'Imana. Igihe twomatanye na Yesu aduha agakiza n'ibyiringiro dukeneye. Elena White aravuga ngo muri ubu buryo umwizera wese agomba guhuza ubushake bwe n'ubushake bw'Imana, kandi agakomeza kurangwa no kwihana no kubabazwa n'ibyaha bye, maze akizera ibyo umucunguzi yakoze ngo aduhongerera ibyo, bityo agatera intambwe agenda yongera imbaraga, kandi iyo ntambwe ateye ava mu bwiza ajya mu bundi. Elena White kandi yakomeje aturarikira yuko uyu munsi agakiza iby'agakiza birenze gupfa kwizera cyangwa kwemeza mu ntekerezo gusa. Kumenya ko Yesu ari umukiza wacu birenze kuba ari igitekerezo cyiza guhamiriza cyangwa se igitekerezo kiba mu bwenge gikurura intekerezo ariko kigoye gushyigikira. Ibi ni ugushyira kwizera mu bikorwa no kujya mbere ukava mu mbaraga ujya mu zindi. Yakobo asobanura neza ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Uko kwizera nta nubwo kubaho. Yesu uyu munsi wa none igitabo iyo turebye muri Yakobo igice cya 19, kwizera kugomba no kugira imirimo. Kwizera kugomba no kurangwa n'ibikorwa. Igitabo cya Yakobo gitanga n'urugero fatizo kivuga ko bitewe nuko tuzi ko Imana yatubabariye kandi tukaba twizera ko izadukiza turayumvira. Kubwo kubaho abana b'Imana biringira impinduka zifatika ku buzima bwacu bwa buri munsi, dushobora kugira ibyiringiro by'uko Yesu aramutse aje uyu munsi twaba twiteguye kumusanganira. Igikorwa cy'ubutabazi burenze ubundi, igikorwa cy'ubutabazi buheruka kirenze ubundi. Yesu agiye kugaruka, kandi kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka nk'uko Abadivantisiti umunsi wa karindwi babyizera. Ndetse no mu ihame ryabo bavuga ngo kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka, cyangwa se umwami Yesu araje, kandi ntago tubishyira kera. Kugaruka kwa Yesu kuzaba igikorwa cy'ubutabazi gihebuje ibindi cyabayeho mu mateka y'isi. Bibiliya ivuga ko ijuru rizanzungwa nk'umuzingo. Iyo tusomye muri Yesaya
na kane umurongo waho wa 4, isi nayo izadandabirana nk'umusinzi. Yesaya igice cya 24 umurongo wa 20. Mbese niba isi izazingwa, isi n'ijuru bikazingwa, ijuru rikazingwa nk'uko bazinga igitabo, kandi isi nayo ikadandabirana nk'umusinzi, mbese ubwo uyu munsi wa none wumva uzaba uharereye hehe? Mbese uyu munsi wa none isi izakudandabiranisha, cyangwa se uyu munsi wa none uzaba uhishanywe na Kristo mu Mana? Mbese gusanganira Yesu byaba bisaba ukwera kwihariye? Abadivantisi umunsi wa 7 bamwe bagiye bavuga ko imico y'Imana izagaragarizwa mu mibereho itunganye izaranga igisekuruza giheruka cy'abizera. Ibi babivugira bashingiye ku magambo amwe yavuzwe na Ellen White basoma mu byanditswe mu nyandiko zitandukanye, bayatandukanije n'andi bakajyana, bityo bagatesha icyerekezo kivugwa mu bisigaye mu nyandiko. Ibi bivuga kenshi biteza ubwoba abantu kandi bikabateza n'urujijo, kandi abantu bagakomeza kuba mu rungabangabo. Kandi uyu munsi none Yesu Kristo yaduhaye ingengabihe yerekana uburyo Yesu Kristo azagaruka. Yesu yaduhaye ibimenyetso byerekana yuko azagaruka. Yesu yatubwiye uko ibintu bizagenda bikurikirana, kandi Yesu yaduhaye ibimenyetso biranga kugaruka kwe. Uyu munsi none abantu benshi bafite ubwoba bw'ikimenyetso cy'inyamaswa, abantu benshi bafite ubwoba, kandi Bibiliya ikavuga ngo abanyabwoba n'abatizera nta mugabane bafite. Abantu benshi barimo baribwira ibyenda kuba mu isi, kandi abantu benshi bafite ubwoba bw'ibigiye kuba. Kandi uyu munsi none tugomba kuba turi maso, kandi dusenga twigana ijambo ry'Imana umwete, kandi uyu munsi none dukwiriye kuba turi ku mavi twinginga Imana kugira ngo itubabarire. Niba hari n'icyaha tutaba twiyibukaho, icyo cyaha kibabarirwe, bityo gikurweho. Uyu munsi Imana irashaka yuko nge nawe twakwiyunga nabyo, bityo tukaba dufitanye umushyikirano n'Imana, tukaba dufitanye amahoro n'Imana. Isi ntabwo izabura kukubabaza kuko turi mu isi, isi ntabwo izabura kukurwanya kuko turi mu isi, kandi isi yamanukijwe n'umwanzi, kandi umwanzi azi ko afite igihe gito. Niyo mpamvu arwana intundura kugira ngo akureho umuntu w'Imana. Uyu munsi ndagira ngo nkurarikire wowe nshuti mukundwa, Imana y'amahoro yatanze ubutumwa buheruka ibubwira abatuye isi, ibabwira yuko ibintu bigomba kuranga kugaruka kwa Yesu. Nuko uyu munsi wa none Satani azayobya n'inturo niba bishoboka ko ziyoba. Uyu munsi abantu benshi Satani arimo arabuza mu byanditswe byera, ibyanditswe byera bakabisobanura uko bitagenwe. Satani arimo aratuma abantu bashaka kwerekana ukuri gusha, kandi uko kuri kugateza kaga mu bantu. Ndagira ngo nkubwire ngo ube maso kandi usome ibyanditswe byera, ubisomere ku murongo Imana yabyandikishije. Mbese gusanganira Yesu byaba bisaba kwera kwihariye? Abadivantisi umunsi wa 7 berekana yuko uyu munsi wa none ntabwo bisaba kwera kwihariye, ahubwo uyu munsi wa none birasaba kuba warumatanye na Yesu, kandi biragusaba kuba waragiranye umukino n'Imana. Bavuga akenshi bitera abantu ubwoba, kandi bikabatera umukristo kwihangaho amaso aho kuyahanga kuri Yesu. Uyu munsi wa none umuntu akaza akakwereka yuko niba utarasenga ngo ubone Imana, niba Imana itaraguhishurira ngo ukwereke ngo usenge ubone Yesu ahagaze imbere yawe, ukaba utarababarirwa ibyaha. Uyu munsi wa none ndagira nkubwire ngo abantu benshi barasenga bakabona ibitari Imana, nyamara uyu munsi dukwiriye kwizera. Kwizera niko kwatumye Aburahamu ahabwa Isaka. Kwizera niko kwatumye abana b'Imana bakomeza isezerano. Kwizera niko kwatumye Aburahamu ava mu gihugu akajya mu gihugu Uwiteka yamubwiye. Kandi kwizera niko kwatumye Nowa abaza inkuge imyaka 120, kandi kugatuma Nowa atari yabona imvura ahungira mu nkuge igihe yabwiraga ngo imvura izagwa. Kwizera niko kwatumye Loti akurwa ava i Sodomu igihe yabwiraga ngo Sodomu izarimbuka. Kandi kwizera niko kwatumye Eliya afata icyemezo agahamagara Imana. Kandi kwizera niko kwatumye Eliya yahagarara ku musozi Karumeli igihe yahagararanaga n'abantu 450, kandi Eliya ahagaze ari umwe mu mbaraga y'Imana, kandi Eliya agatsinda abahanuzi. Kwizera kwanjye uyu munsi wa none, ndamutse ngize kwizera, nabasha uyu munsi guhagararira Imana mu isi, kandi ijuru rigatsinda. Mbese uyu munsi wa none mfite kwizera? Mbese ufite kwizera? Ndagira ngo
nkubwire ngo kwizera uyu munsi nicyo dukwiriye kugira icy'ibanze. Iyo turebye uyu munsi, Imana yagiye iteka yifuza ko ab'igisekuruza cyose cy'abakristo batsinda imbaraga z'icyaha mu buzima bwabo. Iyo turebye mu Baroma igice cya 6 umurongo waho ni uwa 11 kugera 14, Abaroma hatwereka uburyo dukwiriye gutsinda icyaha. Abaroma igice cya 6 guhera ku murongo waho wa 11 turageza ku murongo waho ni uwa 14, haranditswe ngo aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyirarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba abategeka gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke, ahubwo mutwarwe n'ubuntu. Ibyaha ntibikadutegeke, ahubwo dutwarwe n'ubuntu. Nyamara kuri uru rugamba, kuri uru ruhande rw'ubutungane ijuru risaba, iteka hariho urukundo rwo gukura. Ntabwo ari imibereho idatera intambwe, kandi nta mugabane muto w'icyo twakora icyo ari cyo cyose cyatugezaho, ahubwo tugomba gukomeza komatana na Yesu. Urugamba rwo ku munsi rwa buri munsi rugomba kuba urwo kurenga aho kurwanya umwuka, cyangwa tugomba kubaho dutandukanye, tugomba kubaho twomatanye, tugomba kubaho ibidutandukanya n'Imana byose bya buri munsi tugomba guhora dusaba Imana ngo bikurweho, maze nk'uko Yakobo yabigenje tukomatana na Yesu, aho kurwanya umwuka we cyangwa twivugana mu murimo we twigaragaza gufasha umutabazi wacu, aho kugira ngo tube turimo twirwanirira, ahubwo tureke Imana iturwanirire. Kugira ibyiringiro byo kwitegura gusanganira Yesu ntibishingiye ku kugera ku rwego runaka, ahubwo ibyo byiringiro bishingiye ku byo Pawulo yita gupfa buri munsi, ku bintu byose bidutandukanya n'Imana, ndetse no gushikama ku masezerano yayo. Ubwo ijuru rizazingwa ndetse n'isi ikadandabirana, tuzabashe kuvugana ibyiringiro tuti, iyo niyo Mana yacu dutegereje, nizadukiza. Nk'uko tubona muri Yesaya igice cya 25 umurongo wa 9, iyi niyo Mana yacu dutegereje, niyo Mana izadukiza. Dutegereje kwivugira amagambo nk'uko Yesu yayavuze, dutegereje kuvuga amagambo nk'uko Yesu yayanditse, kandi ayo magambo ni amagambo antera ibyiringiro, ni amagambo akwiriye kugutera ibyiringiro, kandi ni amagambo nje nawe tugomba kwejeshwa ukuri, nk'uko tubona mu nyandiko z'ibanze ku rupapuro rwaho rw'103. Tugomba kwereshwa ukuri, tukiyegurira Imana burundu, maze tugashyira mu bikorwa ubutungane bwacu, kugira ngo Uwiteka atwongerere umucyo, kandi tubasha gukura umucyo mu mucyo we, ndetse duhabwe imbaraga n'ubushobozi bwe. Igihe cyose tuzaba turi maso, tuzaba dushobora kwiyegurira n'umwanzi, tuzaba dushobora kurwanirwa n'umwanzi, tuzaba dushobora kwigarurirwa n'umwanzi, kandi tuzaba turi mu kaga gakomeye ko gutsindwa n'imbaraga z'umwijima. Satani atuma abamarayika be ngo babe maso, kandi batsembe abo bashoboye bose, ngo bamenye ubuyobe n'ibyaha bibandura. Tugomba gutsinda ibyaha bitwizingiraho buri munsi. Buri muntu ku giti cye akwiriye guharanira kugera ku ntsinzi ishya ya buri munsi. Tugomba kwiga guhagarara buri wese ku giti cye, kandi tukishingikiriza ku Mana burundu. Iyo tumaze kumenya ibi, birushaho kuba byiza. Ni mucyo buri wese avumbure ahatsindirwa, maze agenzure neza
neza ko ibyaha bye bitamutsinda, ahubwo ko abinesha. Icyo gihe tuzaba twumva dufite Imana icyizere, kandi itorero rizarindwa akaga gakomeye. ndagira nkubwire ngo itorero nawe uzarindwa akaga gakomeye igihe cyose uzaba uri mu bubasha bw'Imana, igihe cyose uzaba wamaze gutsinda ibyaha bikwizingiraho, igihe cyose ntabwo bisaba yuko uzaba isi izakorohera, oya, ahubwo igihe cyose uzaba uri mu burinzi bw'Imana. kandi Satani nubwo yarwanya ubu buzima, yakurwanya muri ubuzima, ntabwo ubugingo yaburwanya ngo abushobore. Satani ngo umunyantege nke wisunga Kristo aruta cyane ibitero by'umwanzi 1000. ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi urushaho kwisunga Yesu, kandi urushaho kugirana umushyikirano nawe, nanjye ndushaho kugirana umushyikirano na Yesu. Imana y'amahoro, Imana data wa twese, Imana umucunguzi, Imana yaturemye mu ishusho yayo, iyi Mana iguhe kubana nayo, kandi guhe kongera kuvugurura umushyikirano wawe nayo. nicyo ngusabira, nanjye nisabira ngo Uwiteka atuvugurure, Uwiteka atume twita cyane kukogera kw'ingoma y'ijuru, kandi Uwiteka aturinde gufata ibintu mu bwaka, ahubwo tujye imbere y'Imana, kandi Imana izadusobanurira ibikwiriye gusobanukirwa, kandi Imana izaduha n'uburyo dukwiriye kwitwara muri icyo gihe. kandi Imana ntabwo ari ahacu ngo tugire ubwoba, ahubwo Imana izajya itunyuza mu gihe tugezemo, igihe cyose tuzaba turi kumwe n'Uwiteka. reka Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe, kandi ikomeze kukwagura, kandi ikomeze kukurindira mu buntu bwayo, ikomeze no kukurindira mu ijambo ryayo. nicyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. reka n'ubundi dukomeze duhumbeke amaso yacu, dukomeze dusaba Imana kugira ngo ibane natwe, kandi Mwuka Wera akomeze gucumbeka muri twebwe. Uwera wa Isirayeli, Imana ikomeye kandi Imana ikiranuka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. warakoze kuturinda, warakoze kuduha incungure Yesu Kristo, kandi warakoze cyane kutumenyesha inzira y'agakiza, kandi warakoze cyane kuduha n'ubutumwa butubwira ngo twirinde umucyo turimo udahinduka umwijima, kandi umwijima wicura burindi uratugose, ariko kandi turi mu gikingi Satani yishimira. reka rero ibyo ngibyo bidutere kumva yuko dukwiriye kugukenera cyane, no kumva yuko dukwiriye kugusanganira Mwami Imana ubwo uzaba ugarutse, ubwo dukwiriye kugusaba cyane ngo udutamurire uwo mwijima, nk'uko wagendanye n'Abisirayeli mu butayu, nk'uko wabereye inkingi y'igicu ndetse n'inkingi y'umuriro. uyu munsi natwe dukwiriye kugenda hagati yawe, tukagenda hagati yawe ukatubumbatira, kandi tukaba amahoro, nk'uko bacirije mu nyanja itukura, kandi nk'uko Abisirayeli babonaga inyanja babona n'umuraba uri imbere, niko natwe umunsi bimeze. uyu munsi hari ibibazo, hari ingorane nyinshi cyane ziri imbere yacu, hari n'iziri inyuma yacu, ariko Mwami Imana turakwinjiza cyane ngo izo zose zikurweho nawe, mu izina ryiza rya Yesu tubisabye twizeye, amena.